ariko mana warakoze wagize neza rwose wampaye agakiza abantu bahuzwa n'ibyago n'ibyo byari birimo gihuza abantu hari ibintu nsigaye mbona abantu bikora ariko kurampa kari agasego ariko rero tugerageze tujya dusura abana ntibakimenya Imana ishimwe ngize amahirwe ngize amahirwe ngo nyitanire rigari ngiye kubwiriza mukomere ariko si ikiganiro mwari murimo mukeneyemo n'ijambo ry'Imana mukeneyemo n'ijambo ry'Imana kugira ngo mumenye Imana neza ndabonamo urubyiruko rw'abakobwa Imana ishimwe nibura ndababonye iteranirana gutya abahungu abakobwa abantu bose mukeneye ko mushaka kubaganiriza ijambo ry'Imana nimwijya hino mwa bakobwa Damayi uramenye ako kantu ni kabi yaba ari umukozi w'Imana yabatumwe muze twumve ibyo ijambo ry'Imana bino wumve iby'Imana Imana ikorera mu bantu bikaba umwene nta kibazo ngo mwicare hanyuma dusume ijambo ry'Imana rwose ijambo ry'Imana ni ijambo riruhura umutima abantu bakaruhuka sanze mu rusaku muri muganiriza amagambo bose ni ukuri nimwegerane twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwira ijambo ry'Imana riruhura umutima rituma ababyeyi baruhuka abagabo bari abana b'abakobwa bakeneye ijambo ry'Imana nimureke ijambo ry'Imana turyakire rwose ariko ryaratubatuye niryo ryatubatuye aha ko iryo jambo se rifite nibuza agacupa karindwi ijambo ry'Imana rwose ntacyo ryabagatwaye agacupa ni mu kareke natwe twarakaretse twarasindaga twararetse twararwaye ariko Imana yatugiriye neza turakirwa kubera ijambo ry'Imana wazo ubonye hari umujuru uri reka dusome ijambo ry'Imana rwose nimutuze turisome ako nimureke twubundi naje dusanga hano duhagaze reka twumve wenda nawe reka dusomere ijambo ry'Imana Imana yabatuvuzeho kandi buri ijambo ry'Imana ikora mu bantu kandi yakituvuzeho twaba twabyumvise yakituvuzeho nimureke tuyisome rwose mu bwaki rwose muceceke mwese rero warahobanye oya ntabwo ari uguhobagira reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 mwese mutegera amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo muryumve riravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Yudaya aravuga ati kubwami bwo mu ijuru buri hafi kandi bavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo bijyurangura mu butayu ati nimutunganyize y'Uwiteka mugorore inzira ze amen none se sinumva nyine yarigishirizaga mu butayu bw'Yudaya ubwo nyine naho ngaho ariko namwe mbasanze mu butayu anese ni mu butayu kandi birakwiye ko mwakira ijambo ry'Imana kugira ngo abasinzi bakizwe kugira ngo abajura bakizwe kugira ngo abasabana bakizwe kugira ngo muruhuke mu mitima yanyu bamwiki uratwigisha ngo Yohana yabatirizaga mu butayu natwe tubatizwa harimo inzoga ariko arimo kwakira n'iteka mirere na mirere kugira ngo muzajye mu ijuru nta makesi azabayo ahubwo hazabaho kuruhuka no kubana n'Imana data mugambi bwo mu ijuru Imana rwose bagiye neza kandi rwose batabare ndabona rwose harimo abagabo basinzi abaruhure rwose nimwakire ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rirakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi ngombwa tugyemerera kuko tugizwe n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana muri mwebwe hari abakeneye kuruhuka mu mutima kuko ibibazo byo muri isi ni byinshi dukenemo no kumva n'ijambo ry'Imana kugira ngo urihure imitima yacu reka rero cyo ngaho muceceke mwe muceceke numve uno mukozi w'Imana urane tukaza dupfa kugendera gutya mu kigari ariko se wowe wari uvuze ngo
ngo abarushye ngo n'abaremerewe ngo ijambo ry'Imana ngo rirabaruhura. ijambo ry'Imana riruhura. None se bundi ngewe nyine ko ntarindushye kandi nkaba nihiyumvamo imbaraga ngewe nka simbyitayeho ubundi wambwira gute ngo rirandura kandi nese ndaruhuka kandi ntarindushye. None se sibyo ibyo mbazo. Ijambo ry'Imana tuba twubwiriza ni amagambo yavuzwe na Yesu, kandi Yesu yarebaga ubushyi bwo mu mitima. Iyo areba rero bashingiye ku burushyi abantu baruha mu mutima, ntabwo ari ubushyi bwo mu mubiri. Yesu yahuriye numvise urimo ubwiriza abantu ibyo kuba kandi umuntu wese urushyaga na njyewe Genda kubwira Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibihapfa. Yesu niwe karuhura, niwe uruhura imitima y'abantu barushye, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira haya muri Zaburi ya 32 ibice 32 umurongo wa mbere abangwa hahirwa umuntu wabaye ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ibyo ngibyo ukora nibyo abantu bari mu mwijima batari bamenye Yesu kugira ngo abaruhure, kandi mukeneye Yesu ko yabaruhura. Kandi habona ahubwo se iyo ubona usabye imiti yanjye kandi ivura abantu benshi, imiti yanjye irakora n'aba bose barabizi. Amayi uramenye ako kantu ni kabi. Ariko rero ibyo by'imiti njye ndemeranywa n'umukozi w'Imana ijambo atubwira Rwose ijambo ry'Imana kuko Yohana ubwo yigishirizaga mu butayu yavuga ngo abarushye n'abaremerewe. ijambo ry'Imana mu mutima akababwira uburyo Yesu aruhura abantu. ababyeyi Ni bakeneye ukuvuga ngo rero umuntu ashobora kubona gutya nawe uhagaze, abasore bakeneye ariko nyamara urushye mu mutima wawe. Yesu Yakubona ku isura akabona nta kibazo ufite, ariko we mu mutima bishira. Bivuze ngo ibyo by'ibihuru rero uha abantu, bivura abantu, urimo urabyumva. urabihinyura. Gukira ni amahirwe, ariko ntabwo ari ijana ku ijana. Ariko ijambo ry'Imana riruhura umuntu, urimo urabyumva, akaruhuka mu mutima, akumva afite amahoro. mukava mu byaha Icyambere si amahoro. mukajya amahoro. ushaka twekomereze gahunda zacu. Imana ishimwe ijambo ry'Imana ntacyo ribamara. Mukozi ngaho igendere twikomereze gahunda zacu. Oya rwose ngaho igendere turabitekerezaho. Ijambo Kwenye mfungwe zawe